Bakunzi b'umusaraba nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Nejejwe cyane n'uyu mugoroba Imana yongeye kuduha. Muri kumwe na mwene data Pastor Twagirayezu Joseph, umuyobozi w'umudugudu wa Ruhango. Nagira ngo mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yo kubaho kwacu. Tugushimiye ko ukomeje kuturindira ubugingo, uturindira imibiri. Tugejeje uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani tugihumeka umwuka w'abazima. Reka tukwinginge kugira ngo buruko ukomeze kubana natwe, kandi umwuka wera akingure imitima yacu. Reka nkwinginge uyu mwanya tugiye gukomeza n'ijambo ryawe kugira ngo mfashe nanjye ungirire neza, umuntu wese akugirireho umugisha. Nsabye twizeye twiringiye izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 91, turasoma uriya murongo wa 16, Bibiliya wa 14 kugeza 16. Bibiliya iravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana ishimwe. Nshuti bavandimwe, nk'uko tumaze iminsi tuganira ku magambo y'Imana, nagira ngo ko uyu munsi ni umunsi wo gusoza. Ni umunsi tumaze iminsi turi kwiga ku ijambo rikuru rivuga ngo iyo ukunze Imana utayiryarya, Imana nayo ikugirira neza. Hanyuma twarebeye hamwe ingingo z'ingenzi Imana ireberaho umuntu uko ayikunda. Cya kabiri twarebye ineza y'Imana. Uyu munsi turarebera hamwe uruhare rw'umuntu mu gukunda Imana. Hanyuma nagira ngo tudatinze turaza kwifashisha ijambo ry'Imana. N'ubundi turarebera hamwe ibintu bitatu umuntu ashobora guhindura uruhare rwe mu gukunda Imana. Icya mbere, uruhare rw'umuntu mu gukunda Imana, icya mbere gishobora gufasha umuntu ni ukugira inzara n'inyota. Kugira inzara n'inyota. Kugira inzara n'inyota. Yesu yabisobanuye neza ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be, avuga ku bahiriwe. Yavugaga ku bahiriwe hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Reka tuhasome igice cya 5 kugira ngo haze kudufasha gusobanukirwa iyi nyota iyo ari yo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5. Tuze gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusome duhereye ku murongo wa 5. Haravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Imana ishimwe. N'umurongo wa 6. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Imana ishimwe. Hanyuma iyi nzara nta muntu ushobora kuyihangamo. Ino nzara ni inzara umuntu ahabwa n'umwuka wera. Iyi nzara umuntu ayibona ryari? Iyi nzara umuntu ayibona mu gihe aba yabyawe ubwa kabiri. Muzi ko Bibiliya itubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3, tuhabona inkuru za Nikodemu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuhabona inkuru za Nikodemu. Iyo uhereye ku murongo wa mbere hatubwira ibya Nikodemu. Nikodemu ngo yari aho ngaho ari umufarisayo, akaba ari umwigisha amategeko, akaba azi byinshi mu by'amategeko, ariko ntiyari yakagira inzara n'inyota. Birashoboka ko yaba yarabyirutse akabyirukira mu miryango ikijijwe cyangwa iz'Imana, ariko Nikodemu ntiyari yakagiriye inzara. Igihe kimwe rero
yaje kugira inzara yo kujya kureba Yesu ngo agenda nijoro, aramubwira ati tuzi yuko nta muntu ujya ukora ibintu nk'ibyo ujya ukora keretse yaravuye ku Mana. Iyo usomye umurongo wa 5 w'ibice bitatu mu butumwa bwiza, Bibiliya ivuga ukuntu Yesu yasubije Nikodemu. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bigukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Nikodemu we yari asanzwe azi yuko kuba yubahiriza amategeko y'Imana yazi ibyo bihagije, ariko ntabwo yari yakamenya ibanga ryo kubyarwa ubwa kabiri. Bibiliya rero ivuga iki? Ivuga ko uru ruhare rw'uyu muntu kugira ngo agere ku ntego yo gukunda Imana nuko aba afite inzara n'inyota. Haleluya, 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 haleluya. Agomba kuba afite inzara n'inyota yo gukiranuka, pana kugira inzara y'ibindi bintu bindi, akaba afite inzara n'inyota byo gukiranuka. Bibiliya itubwira umwana w'ikirara ukuntu ngo yigeze se bagirana isezerano, abwira se ati dawe mp'ibyanjye nk'umugabane wanjye ngende, ndabona amaze kuba mukuru, ngo ngombwa ko ise amuhereza ibye. Aragenda, hanyuma amaze kugenda ngo aragenda abyahisha ubusambanyi, aragenda arivanga arivuruguta, bigera ubwo bimushirana. Noneho ngo aza gushaka akazi ko kuragira ingurube. Ngo amaze kujya kuragira ingurube, ngo abona n'iby'ingurube zirya ntiyemerewe gukoraho, n'ibyo yahabwaga ntibyamuhazaga, ariko ngo yibuka yuko ngo mu rugo kwa se abagaragu barya bagasigaza. Arangije ngo afata icyemezo, aravuga ati ngiye kugenda njye kureba data, wenda ampindura umugaragu ne kuba umwana we, kuko narenze urwego rwo kuba umwana. Ngo yumva agize inyota yo kujya kwa se, ngo aragenda atitaye ku bwinshi bw'ibyaha afite no ku buhemu yamuhemukiye, ariko ngo agihinguka mu maso ya se, ise ngo amugirire imbabazi, ise ngo amugirire ubuntu, ategeka ko bamwambika undi mwambaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ategeka ko babaga ikimasa, ategeka ko bazana umwambaro uruta iyindi, ategeka ko bazana impeta. Ni ukubera yuko yari yagize inyota. Ugomba kugira inyota, ugomba kumva ufite inyota, ugomba guhora n'inyota y'umurimo, ukumva ufite inyota, inzara n'inyota byo gukiranuka, ukumva ufite inzara n'inyota byo gusenga, ukumva ufite inzara n'inyota byo gukunda Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Jambo ryatubwiye ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Hanyuma uruhare rwa kabiri mu kugira ngo bigushoboze gukunda Imana ni uko ugomba kuba uyoborwa n'umwuka wera. Iyo usomye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Bishaka kuvuga ngo rero uruhare rwawe nuko ugomba kuba uyoborwa n'umwuka wera. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkwinginge nkubwira ko uruhare rwawe ugomba kuba uyoborwa n'umwuka wera. Hanyuma uruhare rwa gatatu ruzagushoboza gukunda Imana ni ukubaho mu buzima bwo kwezwa. Kubaho mu buzima bwo kwezwa. Ubu buzima bwo kwezwa reka tubugereranye n'ibikoresho byo mu rugo. Murabizi ko ibikoresho byo mu rugo igihe cyose baba babyoza kugira ngo bibe bifite isuku, ko bwije nuko bukeye. Nk'uko rero ubizi ko ibikoresho byo mu rugo bikenera koga kugira ngo bibe bifite isuku, ni nako ugomba guhora wezwa. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, turasoma biriya bice 12, tuze gusoma umurongo wa 14. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana idufashe. Haleluya. Ugomba kubaho mu buzima bwo kwezwa. Nagira ngo twongere tugaruke gakeya, dusubiremo muri uru ruhare
turiho rwo kudufasha gukunda Imana. Hanyuma tugaruka mw'uru ruhare rwadufasha mu gukunda Imana, uruhare rw'umuntu mu gukunda Imana, kugira ngo tubashe kuba dushikamye kandi twambaye imbaraga. Twabonye rero ko icya mbere umuntu agomba kuba afite inzara n'inyota, ariho Bibiliya yatubwiye ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Haleluya, 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 haleluya. Ugomba kuba afite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Iyi nzara iyo yashize umuntu aba nk'abandi. Ino nzara yashize umuntu hari ibyo adakora, atangira kujya mu mibare. Ino nzara iyo ihari ubyuka nijoro ugasenga. Iyi nzara iyo ihari urabyuka ugafata gahunda yo kwiyiriza ubusa. Iyi nzara iyo ihari ujya gusura mwene so. Iyi nzara iyo ihari urafasha. Ino nzara iyo ihari wumva urimo umara igihe imyaka 10 mu murimo, ukamera nk'umaze icyumweru kimwe. Ino nzara iyo ihari, haleluya, 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 ntabwo urambirwa. Ino nzara iyo ihari ntucogora. Hanyuma uruhare rwa kabiri tubona rwadushoboza mu gukunda Imana, nuko tugomba kubaho mu buzima bwo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Pawulo arabisobanura cyane akavuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Agaragaza ko ikinyuranyo cyo kutayoborwa n'Umwuka Wera, umuntu aba ayoborwa na kamere. Abantu bayoborwa na kamere y'umubiri bazapfa, ariko abayoborwa n'Umwuka w'Imana, Umwuka Wera arabasunika akabageza ku Mana, akabareba mu isano nyakuri. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro, kandi Imana igufashe kumva ibi bintu. Hanyuma uruhare rwa gatatu ni uko ugomba kuba mu buzima bwo kwezwa. Ugomba guhora wezwa ko bwije n'uko bukeye, igitondo nijoro, amanywa, ugomba kuba wezwa. Ubyutse ugomba kwezwa, uryamye ugomba kwezwa. Ugomba kubaho mu buzima bwo kwezwa. Uru ni uruhare rwawe mu bizagushoboza gukomeza gukunda Imana. Dusoza ndatanga urugero rumwe rugufi. Bibiliya itubwira ku mugabo witwaga Namani ngo yari umubembe, ariko ngo haza kuboneka akana kari kanyazwe mu ntambara yabayeho. Noneho ngo Namani arakajyana, kaza kongorera nyirabuja yuko shebuja afite ibibembe. Ngo arangije aramubwira ati kandi agiye mu Isiraheli yasanga y'umuhanuzi. Ngo amaze kugerayo, Elisa ngo yarazi ko bari bubonane, amutuma haramubwira ati genda ujye muri Yorodani wibire 7. Ngo amaze kugerayo arivumbura, kugeza ubwo umwe mu bagaragu be yamubwiye ati akubwiye ikintu cyoroheje, iyo aza kukubwira igikomeye ntuba ugikoze. Namani ngo yarabanje akora imibare, areba icyubahiro afite. Hari abantu bajya babuzwa kwezwa n'icyubahiro bafite, bakabuzwa kwezwa n'ubutunzi bafite, ariko ngo umujyanama aramuganiriza, amugira inama, aramubwira ati nyakubahwa, ikosi wakoze ntabwo yabihwanye no kuba wajya muri ririya riba ukibira. We aravuga ati wacu hari amariba meza iyo baba ariyo bambwira, abana na papa nkaba ariyo nigiramo kuruta ko naza kujya mu ibi biziba. Ariko ngo umugaragu amaze kumugira inama, ngo Namani yumva inyota iraje. Haleluya. Ngo aragenda aribira bwa mbere, yibira bwa kabiri, yibira bwa gatatu, yibira bwa kane, yibira bwa gatanu, yibira bwa gatandatu, yibira bwa 7. Bibiliya ivuga ngo yahise avamo ngo ameze nk'umwana mutoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu abayeho mu buzima bwo kwezwa, igihe cyose ahora ari mushya mu mwuka, ahora abanye n'Imana, ahora afite amahoro y'umutima. Reka nkubwire ko ugomba kugira uruhare mu gukunda Imana. Uruhare rwawe rurahari. Ugomba kuba ufite inzara n'inyota, ukumva urashaka gukiranuka. Burya Dawidi inyota yarayihoranaga, agahora abwira Imana, agahora yinginga Imana. Bibiliya niyo itubwira ngo ukuntu Dawidi amaze kwimikwa yagiye arwana intambara nyinshi zitandukanye, ariko aza kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Rero ndimo nsoza nagira ngo nkubwire ko twezwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, umuntu yezwa n'ijambo ry'Imana kirya gihe uba umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, riraguhindura rikakweza, ukatangira kuba umuntu mushya.
icya kabiri cyeza umuntu yezwa n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu aratweza akadutunganya, akaduhindura tukitwa abana b'Imana muri yo. Icya gatatu cyeza umuntu ni umwuka wera. Rero uruhare rwawe mu gukunda Imana, wowe muvandimwe tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, ni uko ugomba kugira inzara n'inyota. Icya kabiri, ugomba kubaho mu buzima uyoborwa n'umwuka wera, ntiwiyobore ntiwijyane. Icya gatatu, ugomba kubaho mu buzima bwo kwezwa. Ni urwo ruhare rw'umuntu mu gukunda Imana. Hanyuma twari turi ku ijambo rivuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Ndaje mu kanya bahe urugero dusoza dusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nshuti bavandimwe, turakomeje uruhare rw'umuntu mu gukunda Imana. Natekereje ku kinyabiziga cyitwa imodoka. Buriya imodoka ku bantu bamenyereye cyane imikorere yayo, hari akuma igira kitwa disike. Disike rero ni akuma gashobora gufasha imodoka mu kubona imbaraga, hanyuma hari uburyo kikajya gashya. Imodoka ishobora gushya disike. Iyo disike y'imodoka yahiye, katuvuge ko ari akantu kongera imbaraga, ushobora kuyibona ihagaze, ushobora kuyibona ari nshya, ushobora kuyibona yaka, ariko mu gihe cyo guhaguruka ngo igende ibe yazamuka umusozi ntibishoboke kuko iba yahiye disike. Disike rero iba mo imbere muri moteri, ntushobora kubirebesha amaso inyuma, ariko nko mu guhaguruka urabyumva imodoka yahiye disike ntihaguruka ngo bikunde. Birashaka kuvuga ngo rero uyu mukristo, uyu mugenzi ujya mu ijuru ukunda Imana, iyo udafite uruhare rwawe muri wowe mu gukunda Imana, ntabwo ibyo ukora bikunda. Imana ikubona nk'ufite ikibazo, Imana ikubona nk'udafite umwete. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Reka nkwinginge rero ngusaba ko ukwiriye kugira uruhare, Ntabwo umuntu ashobora kwicara ngo ye gukora etide ikizamini cyiza ugitsinde. Ntushobora kutiga ngo ukore ikizami. Ugomba kugira uruhare rwo kwiga, ugasoma, ugasubiramo, ugafata igihe, ugatanga igihe cyawe. Uru ruhare rero dukeneye kugira ngo tubashe kugera ku rwego rwo gukunda Imana, nuko tugomba kuba dufite inzara n'inyota. Reka dusoreze ku ijambo rimwe Yesu yigeze abwira umugabo umwe wagendaga asa naho aryarya, afite uburyarya. Mwumve uko yamushubije. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, dusome ibice 10, tuze gusoma uriya murongo wa 25 tumanuke hepfo gatoya. Nuko umwe mu bafarisa mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore ne kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo usomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Urumva nubwo yigizaga nkana, nubwo yaragize ibyo amubaza akaba yagize n'ibyo azi, ariko yarabuze ikintu cyitwa uruhare. Ukwiye rero kugira uruhare rwawe. Uruhare rwanjye ni uruhe mu gukunda Imana? Ni uko ngomba kuba mfite inzara n'inyota. Ukagira inzara n'inyota byo kurepeta, ukagira inzara n'inyota byo gusenga, ukagira inzara n'inyota byo kwirinda, ukagira inzara n'inyota byo guhamya, ukumva ufite inzara n'inyota muri we. Kabiri, ukayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera yakubwira ati iki ni kibi ukamenya ko ari kibi, yakubwira ati iki ni cyiza gikora ukamenya ko ugomba kugikora. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Gatatu, ugomba kumenya neza yuko haleluya, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, nzabana nawe mu makuba no mu byago.
izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ugomba kuba mu buzima bwo kwezwa bugahora ari ubwawe, nk'uko duharanira gusa neza ku mibiri inyuma, duharanira kwambara neza, ukaba ari nako uharanira guhora umutima wawe ukeye. Nshuti muvandimwe waronkurikiye, tumaranye iyi minsi yose tuganira ku iri jambo, twari turi ku ruhare rw'umuntu mu gukunda Imana. Reka ngushimire igihe cyose watanze umwanya wafashe wo gukurikiranira ijambo ry'Imana, kandi winginga Imana uyu mugoroba kugira ngo Umwuka Wera atere uruhare muri wowe rwo gukunda Imana, ugize inzara n'inyota, wemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera kandi ubaye mu buzima bwo kwezwa. Mana, ndagushimye mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ukaba waraturinze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Umugisha uyu mwene data mushiki wacu, umugisha uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa ukeneye kuba mu buzima bwo gukunda Imana, akeneye uruhare muri we, akumva umwete, akumva umwongeramo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kuri urya munsi ubwo uzaba uje gutwara itorero uzasange tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Dushoboze, Mwuka Wera natweze, ijambo ry'Imana niritweze. Haleluya, amaraso ya Kristo Yesu natweze. Urakoze kuko ubyumvise kandi kuko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.